Kristo Yezu akuzwe bavandimwe. Amasomo tuzirikana ni ay'icyumweru cya gatatu gisibo umwaka B. Isomo rya mbere ni iryo mu gitabo cyimuka Misiri, umutwe wa 20 umurongo wa mbere kugeza kwa 17. Tugire amaso y'urukundo maze dufungure igitabo cy'amategeko ariyo abakurambere bacu bahaho umurage ku musozi wa Sinayi. Ayo niyo mategeko 10 y'Imana turumva mu isomo rya mbere. Iyo twumvishe rero amategeko turakangarana rimwe na rimwe kubera ko atubuza gukora ibyo twishakiye. Nyamara amategeko ni meza kuko adufasha kugira umurongo ngenderwaho. No muri sosiyete tubayeho amategeko, abantu baryamirana bakamarana, n'ubundi bibaho, ariko n'ababikora babikorana ubwoba kuko umutimanama wabo ubashinja. Imana Data rero yaduhaye amategeko 10 kugira ngo tutayobagurika, kandi naho twayoba tukava mu murongo, kugira ngo nitwisuzuma ajye adusubiza mu murongo, mu nzira nziza. Nihasingizwe se w'umwami wacu Yezu Kristo udukunda byahebuje. Ni njyewe Uhoraho Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Misiri, mu nzu y'ubucakara. Nta mana zindi uzagira uretse njyewe. Nk'uko Imana yavanye umuryango wayo mu bunyago, mu bucakara bw'icyaha, mu gusenga ibigirwamana, natwe dusubize amaso inyuma turebe aho yadukuye. Kuva tukivuka kugeza uyu munsi turasanga hari aho yatuvanye, yatunyujije, nuko dushimire. Ariko turebe niba hari n'ibindi bigirwamana bituboshye, bitubuza umubano wacu n'Imana. Iyo tuvuze ibigirwamana twumva ibindi bintu bihambaye, ariko dushobora no gushikamirwa n'ingeso iyi n'iyi ikatubuza umubano wacu n'Imana. Ubwo iyo ngeso ibaye mu by'ukuri ikigirwamana cyacu. Nta zindi mana uzagira uretse njyewe. Singaho Yezu turayibona mu Ivanjiri, aho Yezu abirukana mu ngoro barimo bagurisha ibimasa, intama n'inuma, n'abicaye bavunja ibiceri. Bavandimwe, hari n'abashakisha amafaranga akababera nk'ikigirwamana, bakayirukaho, umwanya wo guha Yezu ukabura. Ikigirwamana cy'amafaranga cyoretse benshi kandi kiracyaboreka. Irindi tegeko rero Yezu ari kutubwira ngo ntuzice mugenzi wawe. Urebye ukuntu ubuzima ari impano y'Imana, ntawatekereje kuvutsa ubuzima abandi. Iyo urebye umwana iyo ari gukura, ntabwo umenya uko byagenze. Niyo waba uri nyina, ntabwo umenya uko ari kwiyongera. Ubwo ubona imihindukiriye, ariko ntabwo umenya uko byagenze. Ibyo byose biba biri mu biganza by'Imana. Ariko umuntu yihanukira akavutsa undi ubuzima, abakoze icyaha gikomeye. Abakoze icyaha gikomeye, icyaha gikomeye cyo kuvutsa abantu ubuzima, icyaha cyo kwica. Buri muntu wese aremwe mu ishusho y'Imana, buri muntu wese afite uburenganzira bwo kubaho. Hari abirirwa bakuramo nk'inda bakavutsa abo bana ubuzima, ibibondo, nta cyabo bakoze. Ibyo ni icyaha cyo kwica. Niyo yaba akiri urusoro, aba ari umuntu, aba ari icyaha gikomeye cyo kwica, kuvutsa ubuzima. Buri muntu wese kuva agisamwa n'ishusho y'Imana agomba kubaho. Hariho noneho n'ibindi byateye muri iki gihe bita ngo netanazi mu Kinyarwanda, uvuga ngo ni nko kuguhangura utaranogoka kugira ngo utababara. Ubuzima ni ikintu giharirwa Imana yonyine. Kuva ukivuka kugeza uvuye muri ubu buzima,
ni ubuzima bwa buri wese bwakagombye guharirwa Imana. Ibyo byose rero twumve ko ari ubwicanyi, twumve ko ari icyaha, kandi hari n'abica badakoresheje imipanga, hari n'abica nyine batavanyemo izo nda, ariko hari n'abica mu mitima. Umuntu mukamubana ariko waramunanguye kera, nta mwanya agifite mu mutima wawe, urwanga ari rwose, nta rukundo umugirira, nabwo ni ubwicanyi bwo mu bundi buryo. Ukabana n'undi ariko yararangije, nta mwanya afite mu buzima bwawe, nta n'iki, nta no kumutekereza, agacaho nawe ugacaho, kandi muri mu nzu imwe, wenda n'umugore n'umugabo, ngo warangije kumwica ko nta rukundo umufitiye, nta ruhare afite muri wowe, icyo umubonaho cyose ni amakosa, nta kintu kizajya akora. Ubwo rero twisuzume muri iki gisibo, vraiment ni igihe cyo gusubira inyuma tukareba aho twatandukiriye, twavuye mu murongo, twica ano mategeko y'Imana. Ubwo rero twumve ko nta wundi ugomba kudukiza. Yesu akiza intambara, niwe wenyine ushobora gukiza izo ntambara zo mu mitima, intambara z'inzangano, inabi, inzigo. Ibyo byose Yesu arabikiza, byose biba bikomoka ku bikomere. Wasobanura ute ukuntu umugabo asigaye yica umugore yishakiye, abana bakica ababyeyi babo, cyangwa se n'ababyeyi bakica abana babo? Ni amahano akomeye. Navuga nti amahano aragwira. Mbega twabura n'ibintu bitugwirira kubera ibintu byose bira muri isi birebye, bavuga se wa mugani n'Imana igira impuhwe. Ibyago urebye ibintu byose dukora kandi bitewe n'umuntu, wavuga uti n'ibintu bitubaho wenda aba ari n'ibihano, kuko vraiment aho umuntu ageze nta rukundo rukibaho, nta rukundo rukiba mu ngo. Ibyo byose bidukurura inabi, bikadukurura urwango, ugasanga intambara n'izo nyinshi mu ngo, ugasanga abana bakuze nta rukundo bakigira. Ntuzasambane, ntuzatware umuntu ngo umugire uwawe ku ngufu. Ubudahemuka mu bashakanye ni ikibazo kiri gusenya ingo cyane. Ubusugi, amahano, noneho ni amahano asigaye agiye gusenya kiliziya. Ni ukuri kumva abana bafashwe ku ngufu, kandi bafashwe n'abihayimana n'abapadiri bagombye kubayobora mu nzira y'urukundo, mu nzira nziza. Ntuzavuge ibinyoma ubeshyira mugenzi wawe. Ikinyoma cyahawe intebe, ku buryo ukuri kuvugwa gake cyane. Yesu we tubabarire. Ukoroza buriya 18 mu duko 19 kutubwira ati Nyagasani ni wowe ufite amagambo y'ubuzima bw'iteka. Amategeko tumaze kumva mu buryo Imana iba ishaka ko turokoka, duharanira gukora icyiza kugira ngo turonke ubugingo bw'iteka. Kandi amabwiriza y'Uhoraho ni amanyakuri, abacisha make akabungura ubwenge. Abacisha make ntabwo bafata amategeko nk'umutwaro baremereye, ahubwo bayafata nk'inzira ibayobora ku mukiro n'ibyishimo by'ijuru. Zaburi irakomeza igira iti igitinyiro cy'Uhoraho kiraboneye, kigahoraho iteka ryose. Yezu naharirwe ikuzo, igitinyiro n'icyubahiro. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorenti, umurongo wa mbere kuva ku murongo wa 2 kugeza ku 25. Pawulo aragira ati bavandimwe, mu gihe Abayahudi bigamba
bigamba ibitangaza. Abagereki bo bashimikiye iby'ubuhanga. Twebweho twamamaza Kristo wabambwe ku musaraba, bigashengura Abayahudi kandi bikitwa ibisazi ku Bagereki. Ariko akagira ati, ku batowe Kristo niwe buhanga, Kristo niwe buhanga, Kristo niwe bwenge. Murahirwa bavandimwe rero nimwumva ko nta wundi twakwiratira atari Yezu watuguze ikiguzi gihambaye, nk'uko abitubwira ati, uruw'agaciro gakomeye mu maso yanjye, ndagukunda. Ibyo tubisanga muri Izayi 43 umurongo wa 1. Natwe niwe tugomba kwishimira, kwiratana, niwe buhanga buhoraho iteka. Ivanjiri ni yanditswe na Mutagatifu Yohani umutwe wa 2 umurongo wa 13 kugeza kwa 25, aho Yezu azamuka umusozi ajya i Yerusalemu, hahandi ababyeyi be bagiye kumutura Imana. None asanze barayihinduye inzu y'ubucuruzi, bahagurira ibimasa n'intama n'inuma, n'abicaye bavunja ibiceri. Nuko abuha imigozi ikiboko, bakubitisha bose, abasuka hanze. Yezu aje nk'umuhanuzi Yeremiya, aje gusenya, kurandura, aje kubaka isezerano rishya. Niyo mpamvu tugomba kureka akubaka ingoro z'imitima yacu. Abantu barakomeretse, aje kutwomoza ububasha bw'impuhwe ze, aje kutwubaka ngo tube bashya. Isezerano rya kera rirarangiye, tugiye mu isezerano rishya. Musenye iyi ngoro, mu minsi 3 nzaba nongeye kuyubaka. Arashaka kutubwira ko ari we ugiye kuba igitambo. Iminsi 3 yamaze mu mva akazuka, yahise ahindura amateka. Tumufungurire imitima, yongere ayubake, ayisane. Igisibo kibe icyo kuzamukana nawe umusozi tujya i Yerusalemu, twemera ko asenya agahirika ibigirwamana bitubuza umubano wacu nawe, maze iyi Pasika tuzabe twuzuye akanyamuneza ko kuzazukana nawe. Kristo Yezu akuzwe. Mukomeze kugira icyumweru cyiza. Yezu tumwemerere atwubake, yubake ingoro z'imitima yacu. Murakoze, mugire icyumweru cyiza.